ryafashe umutima wanjye, ni ijambo maze iminsi ntekereza, numva namwe twarisangira kugira ngo ribashe gufasha ubuzima bwacu. Ubundi iki gitabo cy'umubwiriza dusomyemo iri jambo ni igitabo benshi bagaragaza yuko cyanditswe n'umwami Salomo ukurikije imirongo myinshi ndetse n'imyandikire y'iki gitabo. Ntabwo nshaka gutinda kuri ibyo kuko uko Imana izagenda iduha umugisha tuzagenda tubiganiraho mu buryo bugiye butandukanye, ariko kuri uyu munsi ndashaka kubaha message iri muri iyi ntego nise umutayeri. Mu buzima busanzwe iyo tuvuze umutayeri tuba dushatse kuvuga iki? Tuba dushatse kuvuga ko ari umuntu ushobora gufata ikintu kidafite forme akagiha forme runaka kugira ngo umuntu ugikeneye abashe kuba yagikoresha. Tuvuga urugero, ushobora gufata itisi ukayiha umutayeri ukeneye ko ayikuramo ipantaro cyangwa ikanzu, umutayeri akayiha ishusho ijyanye n'ikanzu ukeneye gukora. Kuvuga ngo ashobora gufata cya kintu kidafite ishusho akaba yagiha ishusho. Umutayeri ashobora gukora ibintu kuri gahunda cyangwa se ashobora kukurangarana ntabikore ku gihe bigomba gukorerwaho. Imana yashimwe cyane. Icyo nshaka kugira ngo tuvuge hano, ndashaka kugira ngo bizane mu buzima noneho bwa gikristo, bizane mu buzima bw'abasenga. Iyo tuvuze umutayeri mu buzima bw'abizera Imana cyangwa bw'abemera Imana, tuba dushatse kuvuga iki? Ubundi mu nsengero tubamo, aho dusengera, aho dukorera umurimo w'Imana dutandukanye, hari abantu Imana yagiye izana mu rusengero kugira ngo batubere abatayeri. Hari umutayeri wawe Imana yazanye kugira ngo ubashe kugera ku ishusho cyangwa se ku rwego Imana ikwifuzaho. Bijya gusa naho Imana ikeneye kukugeza ku yindi level. Hari urundi rwego Imana ikeneye kukugeza kugira ngo byorohere Imana kukugeza aho hantu, kugira ngo byorohere Imana kugushyikana kuri ya level, yifashisha umutayeri. So umutayeri rero ashobora kubona umusengana, ashobora kubona umukorera umurimo w'Imana, ashobora kuba umuririmbyi muririmbana, ashobora kumuvuga butumwa mukorana, ashobora kuba umunyamasengesho mugenzi wawe. Imana ishobora kwifashisha hafi aho kugira ngo ubashe kugera ku rwego rushyitse rwo kuyizera mu bundi buryo no kuyikorera mu zindi mbaraga. Imana ihimbazwe cyane. Noneho umutayeri ashobora kudoda igitambaro, yabanje kugikatakata akakidoda neza akagiha forume, mu gihe atarakirangiza akakimanika hariya akakurangarana ntabashe gukomeza kariya kazi kacyo, akazafata abandi bakiriya nabo akabakorera. Uko niko Imana igenda idutegura mu bigeragezo tugenda duhura nabyo. Ibigeragezo Imana tugerageza ntabwo ari ibigeragezo by'uko itadukunda, ahubwo hari ubundi bwiza Imana igambiriye kutugezamo. Imana ishimwe cyane. Icyo nshaka kubwira kuri uyu munsi mwene data unkurikiye, ndashaka kubwira yuko ibigeragezo ucamo, intambara uhura nazo, amagambo uvugwa, ibyo uhura nabyo ubona bimeze nkaho bibangamiye gukora kwawe, ntabwo ari urwango, nta nubwo ari ikindi kintu, ahubwo hari ahandi hantu Imana ishaka kukugeza, hari ahandi hantu Imana ishaka kugushyitsa kugira ngo ube ku rwego rukwiriye rwo kuyikorera. Niyo mpamvu uwanditse aravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ndagira ngo wenda tugana ku musozo nkubwire ko uyu mutayeri iyo ashoboye kudoda uyu mwambaro akawurangiza, akawutera ipasi, akawumanika hariya, iyo abantu baje bagasanga wa mwenda uri ku isoko barawishimira cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo ugere ku isoko, ugere aho abantu bagukenera, ugere aho abantu bakurwanira, hari ibintu ugomba kubanza guhura nabyo, hari ibintu ugomba guhura nabyo, hari ibintu bigomba kuva muri wowe, hari forume Imana igomba kuguha kugira ngo ugere ku rwego kwifuza. Wicirwe intege rero n'akazi k'umutayeri. Reka umutayeri agira akazi keza mu buzima bwawe. Birashoboka ko umutayeri wawe yaba ari amagambo, birashoboka ko umutayeri wawe yaba ari ubukene, birashoboka ko yaba ari ubukode, birashoboka ko yaba ari ubwambarabusa, cyangwa se iyindi situation ariyo yose bitandukanye mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana ibikorera kikwanga, ahubwo ibikorera kigukunda kugira ngo
bikugeza ku rundi rwego. Reka rero umutayeri agira akazi keza kandi nawe uhagarare mu mwanya, kuko igihe nikigera uzashyirwa ku isoko, amahanga agukeneye, abantu bagushaka kubera ko hari aho wanyuze. Imana ibaha umugisha nshuti zanjye, kandi agira ngo mbifurize gukomera ushikame, ntucike intege, kuko umutayeri arimo arakora akazi kandi reka gakore neza, naho yakurangarana ariko ukomere, ube mu bihe byo gusenga, Imana izagushyira ku isoko. Reka dusenge Imana. Birashoboka ko waba uri kugeragezwa, birashoboka ko wari ucitse intege, ubona ko ibintu bigukomeranye, wirenganya, wibreminga umuntu uwo ari we wese. Ni umutayeri Imana yashyize mu buzima bwawe, mureka akora akazi ke, wimutindaho, witinda ku muntu, wirakarira umuntu, wigira umuntu breminga. Ni umutayeri Imana yazanye mu buzima bwawe, mureka akora akazi ke, ejo uzasanga uri ku isoko ufite agaciro gakomeye. Reka dusenge Imana, kandi Imana ibaha umugisha kubwo kudukurikira.